Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane, nizere ko mumeze neza. Meje no kubashimira abantu bamaye subscribe. Nawe niba wenda ari ubwa mbere ubonye video utarakora subscribe, kakandeho and then tukomeze dusangire ubumenyi. Hanyuma ngiye gukora akantu kaga session gatoya, mbona ari kamwe tuntu du session ko gucuranga indirimbo zisanzwe zicuranze mu buryo bwo kwigisha wenda umuntu ushobora kwiga gucuranga, wifuza gucuranga uko indirimbo icuranze, just kumenya uko indirimbo icuranze. Hanyuma tumva ntari butinde, twatangira. I have a guitar here, my baby boy. Hanyuma tugiye guhera ku ndirimbo yitwa VAZI ya The Ben. Ngiye gufata inota riri random, ntabwo ngiye gufata indirimbo ikoreye, ariko ndafata inota riri random, so ushobora kwirefera ukabikora mu inota indirimbo irimo. Ariko I think ikorera wenda muri ubanza ari G minor. Okay. Tukore muri G minor. Hanyuma progression y'indirimbo, iyi video ntago ari abantu bagitangira gucuranga ko sa nk'ikompuritse mu kuntu. Progression y'indirimbo iri muri numbering system ya 6, tangira 6 4 1 5. Hanyuma wenda abantu batazi ayo chords cyangwa amanota, nabereka and then tugatangira tukabikorana neza twitonze. Hanyuma indirimbo itangira muri 6, ni G minor 7, ntago G minor nyine bisanzwe. Niyo kuno G minor 7 bifata, urabona iyi ni G, iyi mfashi isanzwe ni G minor kindi bukore etavanaho kano kaboko kagahera gutya, tamfashe G minor 7 and then dukurikizaho 4, ubwo ni kane isanzwe ni iyi ngiyi. Nukibona ukuntu nyifashe, then kugira ngo ibe major 7 tutavana mu kana gatoki aka. So this is the D sharp major 7. Tuvuye muri G minor 7 tujya muri D sharp major 7. Tujya 1 rero 1. Ubu indirimbo iri muri B flat cyangwa se A sharp.
ubwo ni ushaka tufate gutya ubona hanyuma umurya wose ntabwo tuvuze, umurya wa mbere ntabwo tuvuze. Tuvuye muri G minor 7 tujya muri D sharp major 7 tujya muri 1 ariyo A sharp, dusoreza muri 5, ubwo bivuze ngo ni muri F, tusoza muri F isanzwe, F isanzwe. Niko nukuri nyifasha F isanzwe ya turana 1 2 3 4 nuko bimeze. Hanyuma ukuntu turi bubigenze rero, reka mbanze ngakore kugira ngo mwumve niba ariko ni ibintu nk'ibyo. Hanyuma ngiye kugisha akantu kamwe kuri kamwe. Twabonye tumaze kubona ko ubanza uvuze iyi G minor 7, uvuze iyi D sharp major 7, uvuze 1 ariyo la dièse cyangwa A sharp, and then 5 ntabwo turi buyivuze, tuba dukora kariya gasoro aho ukora iriya 5 tutadukora hanyuma ukuntu turi bugakore turahera muri 7 tujya 1 nuko turi bukora tujya 6 tujya 5 tujya 4 tujya 3 tujya 2 tujya 1 tujya 6 ubwo ni dukora nako ngako twumve 1 2 3 go. Dukore kuri tempo igenda gakeya 1 2 3 go. Zereka ngo tugeze nta kibazo gihari. Hanyuma iyi 6 dusorejemo tuyitangiriraho dukore scale iri buze kutugeza mu yindi 6 iri high, iri kuri octave yo hejuru. Turi kuri 6 niho twari dusoreje, tuyitangiraho gatandatu karindwi 1 kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi 1 kabiri gatatu kane gatanu noneho tujya kuri gatandatu turahita dupikinga 1
That's picking a one. That's picking a good. And then you can do the way of picking hano. Nakora up. I mean, nakora up, down, up. Okay. Then nitukora kuri 1 turakora bra, tukore kabiri tukonye tu picking duhita tu sliding para twongere du sliding tumanuka tugarukiye muri 7 tugarukiye muri 7 dukore ya jadi picking muri 1 tugarukiye muri 2 ya nuko nkuko kareshya ubwo turakora and then nituzokora iyi scale yo turayimuting ku buryo bitari buze kuba bisakuza nuko by'ukuri biri kuvuga. Hanyuma the way of muting ni hano iki kiganza gusa n'ugikoza hano ku mirya ugacuranga ariko ikiganza kiri ku mirya ku buryo itari buvuge. Turakora tugera kuri ya 1 turaza dufungura umurya tureke gukora mute. So tugakore kose patanye muji 4 1 kakana then reka twihereze metronome yeah 1 2 3 go. Reka tujyane twese ntaribi niba ufite gitari uyifate tujyane ntaribi 1 2 3 go. Ndumva ari ibyo ngibyo ibyo ngibyo ibindi ugenda wa improvisa nyine ukurikije notes progressions. Hanyuma nizere ko iyi video rero ibaye helpful ku muntu wifuza kwiga uko bacuranga indirimbo. Niba hari indi ndirimbo wenda wifuza ko nakwigisha ukaba waryohewe donc nuko ndi kubikora byandika muri comment then nzahita mbiheraho ubutaha nta kibazo. So mwakoze cyane, bibutsa gukora subscribe ku bantu batarabikora na sharing kugira ngo abantu bamenye gitari. Thank you so much.